nari njye biba biri kubaho koko. Nakundi Sarangi ngiye gukora buri kimwe ndegera umwana wanjye. Haguruka ndebe ko nabigenza, ndebe ko wabona icyo kurya. Buraha gato ko nagira uko tugenza tukabona turiye. Zamuraho. Wiriwe mzee. Umeze? Meze neza. Mwari muraho? Aha. Nakigenda n'ibibazo gusa noneho mzee bya bindi byabaye irago. Byaragumye biradogera. Noneho mzee utuvugana. Umuhungu wawe yanyirukanye. Nta hantu mfite ho kujya mu rugo sinajyayo, ntashaka kunyumva. None umva nibwo nigeze nkantegera mu rugo. Ubu maze iminsi 3 ntarara mu rugo. Uriya muhungu wanjye rero wagira aryaga n'ibivumbure. Akomeze we yakumva. Basi munsabira imbabazi. Oya. N'amahano nakoze. Nese mzee ndajya he? Ngaho rero ntungu dutunganira amabukwe turi babiri. Oya urumva byashobokara. Nose mzee urumva sindi bujye mu rugo nta nubwo nawe yanyemera. Iyo ugumuko mwigisha uko mucangacanga. Mzee ntacyo ntakoze. Ubu rero nanjye kugira ngo muhinguke mu maso. Uzi n'ibintu nakoze. Ubu se namubwira ngo iki? Ako mzee uri umubyeyi kasi we wanashyiraho n'itegeko. Ntabwo byakoro. Aha muntu dore inzara yananyishe unabuze n'icyo ndya. Maze iminsi 3 Wahise ibijumba ko usandara ibyo ndi guhekenya. Aha mzee zanapfa kwirira. Naho ubundi yawe ntabwo bizoroha. Uriya muhungu wanjye kugenda nkamubwira ngo ndi kumwigisha n'ibintu nakoze. Kujya gukazanura koko. Ubu nanjye ndi kwicuza. Nta kundi nyine ubwo reka nigendere unkuje. Genda umwigishe. Ntabwo namutunguka mu maso kuko we genda umwigishe hari igihe arabyumva. Ubwo natabyumva nanjye nzaza nshyireho akanya. Njyewe neza Colonel we nyine muhe n'utubazo rero wa mugabo. Ubizi nyine ejo nari nagiye ku kazi, ejo natashe nimugoroba gutya. Bari bampamagaye nyine ngo mu rugo havutse ikibazo. Nigera mu rugo nsanga umuvungu. Ninjira mu muryango rwose mbona umuvungu. imvura se yaguye itemba n'ibindi. Umudamu wanjye nyine ni umufu w'amaraso nasanze niba ari ibise. Inda nyine yamufashe. Inda yamufashe nanjye mbura uko bigenza. Mwohereza kwa muganga, ambulance yaje iramutwara, none ndikumva ngo bamujyanye kwitabira. None ubu naburiwe n'amafaranga afite ku kazi ntabwo baraduhemba. Umfashije ahubwo wabugurije amafaranga ngagenda ngako bigenza rwose. Mfasha. Ninda yamufashe. Subiza ko yaratwite. Ngiye nabaye nyinjira mu muryango gutya mbona umufu w'amaraso ngo uri gutemba. Nyigira gutya nsanga ni madamu wa. Ameze no gutinda yamufashe nyine nawe urabizi by'abadamu. Ubwo nkubita hirya nkubita hino nyine funda imitwe hirya no hino mbura uko mbigenza. Ambulance niyo yamutwaye kwiza. Ubuse ntago ari imitwe waba uri kunekerana. Kuko ndo gutekera imitwe koko. None se nukumfasha we amafaranga wenza yaguhisha ubundi. Ntabwo biratinda. Nangahe se ushaka? Ayo waba ufite yose we wambere nta kibazo. Sha. Kataba ari imitwe wa mwana we. Nazabimenya wangenza ute? Nazabimenya guteka imitwe. Wihogera gutyo nyifashiriza. We mfasha ngende ngira uko mbikurikirana ku bitaro, ahasigaye ibindi bizagenda. Naribi ngiye kuyaguha. Ariko ubwo ninzamenya kuri kari imitwe urukunekera. Wajya wizera umuntu ko reba ukuntu magaze. Usije ukazi bataraduhemba. Ngaya ni 205 akira. Ubwo nyine ninzamenya kuri kumbesha. Oya ntago nakubita. Tuzaba babiri. Tuzaba babiri. Kandi uburyo nahamagara kamoto. Naribi gerayo ujye kumureba rega urabona bari nibibazo cyane. Sawa. Naribi. Naho utawe nzaguhamagara ngo. Sawa.
ibyo wankorera urabiyobewe se? ariko nuko nagukubwiye sinzabona kugusaba imbabazi ndacyagusaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima no mu muhanda nacyatuma nabigusabira no mu muhanda no mu bantu no mu isoko nagusabiramo imbabazi hejuru y'ibintu wankoreye wowe urifata ukajya kuryamana na papa koko wajya unanyubaha basi jya unyubaha njye unyubaha ariko urabizi ndakubaha mugabo wanjye na papa koko warambabaje kweri warambabaje bose ndakwinginze mbabarira usabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima gusa nyine ibintu wakoze bigaragaza ko mu mutwe wawe bisa nkaho harimo akantu sinibaza impamvu umuntu w'umugore wifata ukajya gukora umusaza wanjye ko ibintu wakoze ni amahano ni amarorero nanjye nari ubu uratinyuka ngo sheri koko mu maso yanjye ngo sheri warangiza ugaca hirya na papa ukamwita sheri ariko nanone urabizi neza ko kuva twamenyera ntaraguhamagara mu izina nzi n'abandi babikora na papa urabikora akanswa abandi basi nyumva kuri iyi nshuro nitekerejeho mbona ibyo nakoze ntabwo bikwiye naryamaga nkabura ibitotsi natekereza wowe n'umwana wacu nkumva ntabwo meze neza umwana wacu kwezi umwana wacu ujya umutekerezaho se ikibazo ugenda mu rugo ndaje mu gusanga isuka ni mu muhanda wawe genda mu rugo aha biraba ibyuya ntibibe amaraso ibintu nakorera mugabo yarangiza akambwira ngo ujye mu rugo tuvugane wahageze se yego nahageze ese sheri genza gake nta mpamvu yo kumwita sheri mwite ndetse basi kuko mu myaka tumaranye ntigeze nkuhamagara mu izina uragira ngo mwitende sinzi ko wanyita kwanza umuco ushaka kuko ibintu wankoreye ntabwo mu muco nyarwanda sinzi gusa nyine ibyo wakoze wabikoze babitekerejeho ariko sheri nanone wibuke ko ibintu bihinduka kandi amakosa aberaho kugira ngo akosorwe ese witeguye guhinduka sheri unyemereye ntabwo icyari mu gishya nahinduka uko ubyifuza kose kandi nkaba uwo nshaka kumvaho wemereye wongera ukangira twansezeranya sheri I promise ko nabo wifuza kumvaho ese biramutse byongeye bikaba kandi ari isezerano nkuhaye ntabyemereye ariko ubwa mbere na nyuma ukenda kubabariye umuhungu wanjye mujye muganira nta kibazo gusa ririya kosa ntuzongere no kuritekereza kirinda kumva kandi yakoze turarangiza uburyo nagushimira mu burya birahagije se nawe birahagije nakubabariye ese kumbabara bivuze ko nta kwisanzura nk'umugabo wanjye nta kibazo nyisanzura ariko si aka kanya nanjye kamanzi nitekerezaho neza nubwo mubabariye ntabwo ndabitekerezaho neza tugiye kuryama ntabwo tuzajya amasaha yo kuryama ntabwo ubona ko yagiye kamanzi njye mfite n'unganya hano mu nzu ndaje ke nta kibazo kandi urakoze ndagushimira nakubabariye gusa nyine ubitekerezeho n'ibyongera kuba njyewe nawe shiri never again thank you mana yanjye nkaba nsongera gukora ikosa nk'iryo nakoze abandeba nyine wenda ko nzongera kugira idomu nk'iyo nari mfite mbere ariko wazana nka nari ahubwo genda ugire utwununganyiriza ariya mu nzu nta kibazo ugenda rijyana
Makuru ko yari meza. Nakicara se. Nta kibazo. Nje kureba twaducira inyuma. Twadufaranga. Urije kureba twadufaranga. Cyane. Gusi muzehe ntabwo mwavuganye. Muzehe se. Muzehe wanjye ko natumaye ngo tukuzanire se. Sha natwe yigezamo. Ubwo wasanga wenda simbizi byanyupe kuko simigezemo. Muzehe nta mafaranga yaguhaye. Reka nta nubwo kuva natondo sindamubona. Muzehe se ko nari yamuhereye kimwe naye ngo yakuzanire. None shaho nyine sinzi ugira uko wigenza nyine uyanga. Kandi ndayakeneye pe ndayakeneye ko nta mafaranga mfitiye. Amafaranga nyine nayamuhaye rwose. Urabona nyine nanjye nyine amafaranga nanjye hari karumuna. Oya ni ibintu byumvikana. Ahubwo turamusaza ko na telefone agira. Ariko iwe urahazi. Urumva je amafaranga nayamuhaye ku mugoroba ngo yakuzanire. Nari namubwiye ko ari we wayamaye. None wowe genda umurebe umubwire ko nta kibazo. Ubwo yayama yarayagwara namubwiye ngo yakuzanire. Wewe niba mugikubitana gutya leta nabyibuka burarigiye yabyibagiwe. Abasaza se nubazi. Amafaranga wayamuhaye. Nayamuhaye ku mugoroba. Nari namubwiye ngo yakuzanire. Ubwo wenda natongera kuza kugaruka ku. Oya ntabwo wagaruka we genda umurebe arayaguha amafaranga. Sawa nari bikagiye. Sawa kandi warakoze. Sawa. Nari ngarutse. Nani igihumbi ufite se ngo ukimera? Washakaga igihumbi se? Ese ko nabikubwiye amafaranga nayahaye muzenga yaguhiye. Ahubwo nyine sinzi impamvu atayaguhaye. Nani igihumbi ufitera? Igihumbi. Usibye nyine wenda ko ubona ko turi nka sangahe? Na saa 10. Urabona amasaha nyine kuri sako bafunze ejo nakurebera. Ahubwo wenda habaye hari n'igihumbi ufite hari imiti ku bitaro banyandikiye. Uba ifitemo nk'igihumbi wakima none nkazayaguhera rimwe. Ngaza kuyaguha icyo mvuye kuri sako. Hari imiti bandikiye madamu nyine atarabasha kwishyura kandi urabona nyine amasaha yakuze. Sha nimba biri ngombwa reka nguhe no gufashanya rega n'ubundi. Gufashanya reka ngwaneho. Ngwanaho ubuzima se kari ugufashanya. Nka hejo nayaguha mvuye kuri sako rati. Aha nari wenda Imana iraza kubikora. Imana irabikora. Madam. Imana niyo byose. Akira mbikira n'amafaranga. Yambikira aho ngaho. Madamu. Ubona madamu wawe ari muzima. Ntago ari muzima. Nyine urabona. Nyine umurebye gutya wabona nta kibazo nasoye n'ubizi ko. Cy'abadamu n'uko ko waba uri injyajya musore. Ariko nawe uri umuntu mukuru. Noze arwaye amaguru se. Ntako nari kunyujije mura. Oya wikuze ibintu ahubwo akoze kumfasha kandi ndagushimiye ejo amafaranga yawe ndayaguha nta kibazo. Ahubwo nyine wewe fatira ugende urebe muzehe urabizi nyine ikigoroba kigiza rigiye ajya kwinywera agacupa. Sha urandi manganyije reka nigende. Weho naheje urandi manganyije reka nigende nakubonye ariko. Sawa kandi urakoze. Sawa nari. Wiriwe. Yego. Deus ariyo. Madamu. Ndani. Mungu yagushakaga. Deus ariyo. Yagiye mbonye nawe uri hano mu nzu. Deus nawe urimo? Deus. Ako mata. Enda hano. Siko ndeba mufuhira nkaho ari umukobwa. Dore mushito wawe ndabona yaje kureba.